Hi guys, my people, my brother. Nagusuje kandi mwifurije kugubwa neza. Wowe wihebeye Iwacu Bliss, wowe wihebeye kandi wakunze igitangaza mu bitangaza by'agaciro kandi komeza dukurikirane. I promise ko nazabona kubagezaho amakuru azaba agezweho mu Rwanda ndetse no ku isi yose muri rusange. Reza mirika amakuru yacu tuyatangiriye mu gihugu cy'Ubufaransa hara mu mujyi wa Paris. Arereye umusore w'umunyarwanda amazina yitwa Iwacu Bliss. Yavutse mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri, bisobanuye ko afite imyaka 30 y'amavuko. Iwacu Bliss yamamaye mu muziki w'u Rwanda nka Bruce Melodie. Kuri uyu munsi ahereye i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa mu kijyanye no kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga, dore ko tariki enye z'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2022 Bruce Melodie yarahereye mu mujyi wa Hannover mu gihugu cy'Ubudage. Yaje gukorera igitaramo ndetse kikaza kwitabirwa n'imbaga nyamwinshi. Ubona ko buri muntu wese witabiriye iki gitaramo cyabereye mu mujyi wa Hannover yaje kwishima, kandi buri muntu wese akabasha kwenjoyinga indirimbo Bruce Melodie yaje kuririmba, by'umwihariko nk'indirimbo ya ubona ko yaje guhera ku ndirimbo za kera. Navuga ko yaririmbye nk'indirimbo Ntundize. Wagaruka ku ndirimbo Bruce Melodie aheruka gukorana n'uwitwa Eddy Kenzo Nyora, akaba ari imwe mu ndirimbo zakoze amateka. Kuri uriya munsi tariki enye akaba ari kuwa gatandatu rwose w'iki cyumweru cyashize, akaba aribwo Bruce Melodie yaje gukorera igitaramo hano mu mujyi wa Hannover, ndetse bakaza kwijoyinga indirimbo zigiye zitandukanye nka Katerina, Katapira, Bado ndetse n'izindi zigiye zitandukanye. Utirengagije indirimbo Ikinyafu yakoranye na Kenny Solo, nayo akaba ari imwe mu ndirimbo zamufashije cyane mu gihugu cy'Ubudage. Bruce Melodie kuri uyu munsi aherereye i Paris, n'ubundi iri mu rugendo rwe rw'iyise European Tour rwo gukomeza yamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga. Kuri uyu munsi hagenda hagaruka ikibazo kivuga ngo Bruce Melodie kubera atari gusohora indirimbo buri cyumweru. Nujya ugasanga nanone abandi nanone baribaza ikibazo kivuga ngo kubera iki Bruce Melodie iyi European Tour cyangwa se ibintu ari gukora ku mugabane Burayi kuki atabikoreye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi ngibi bakabivuga kuko batabona ko ibitaramo Bruce Melodie akorera ku mugabane Burayi bititabirwa bagereranyije n'igitaramo Bruce Melodie yakoreye muri Kigali Arena, icyo yari yise Bruce Melodie 10 year. Iyo urebye ukuntu iki gitaramo cyitabiriwe ukareba n'ukuntu ibitaramo byose ari gukorera ku mugabane Burayi biri kwitabirwa, uhita ubona ko 10 year iri hejuru cyane. Ariko nanone ukabona ikintu kimwe, Bruce Melodie iyo aza gukora European Tour cyangwa se akazenguruka uturere 30 twa hano mu gihugu cy'u Rwanda, agenda yishyuza igihumbi, kuko ndakubwiza ukuri ntabwo wakerekeza, ntabwo wava hano i Kigali ujye gukorera igitaramo Nyamasheke umbwire ngo uzishyuza amafaranga 10,000. Nuzenguruka uturere 30 twa hano mu gihugu cy'u Rwanda, bivuze ngo kuri buri gitaramo uzajya wishyuza inote y'igihumbi. Urugero, reka tuvuge ko wazengurutse uturere 30 twa hano mu gihugu cy'u Rwanda, buri gitaramo cyose wishyuza inote y'igihumbi. Tukore ijanisha tuvuge ko buri konseri yose Bruce Melodie yakoreye mu bitaramo bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, kuri buri konseri hagiye hinjira abantu 25,000. Ufasha abantu 25,000 baje mu bitaramo bya hano mu gihugu cy'u Rwanda, buri muntu akishyura inote y'igihumbi. Uzasanga aba bantu amafaranga bishyuye ahwana n'amafaranga miliyoni 25. Ariko niba Bruce Melodie yagiye ku mugabane w'Uburayi agakora European Tour, ugasanga ku bantu 2,000 babashije nibura kwinjira muri sale bakunda Bruce Melodie baba diaspora bibera hara ku mugabane w'Uburayi, binjoyinga indirimbo za Bruce Melodie umunsi ku wundi, abantu 25,000 bakabasha gutega bakaza kureba Bruce Melodie mu gihugu cy'Ubudage mu mujyi wa Hannover. Buri muntu wese akishyura amafaranga $25. Bivuze ngo
abantu ibihumbi 2 buri muntu wishyuye amadolari 25 uzasanga bihwana n'amafaranga miliyoni 50. Nyamara wibuke ko abantu ibihumbi 25 bagiye bajya muri buri sahare Bruce Melodie yakoreyemo igitaramo hano mu gihugu cy'u Rwanda. Buri muntu akishyura inote y'igihumbi bizahwana n'amafaranga miliyoni 25. Bivuze ngo kujya ku mugabane Burayi byafashe amafaranga yari kubona hano mu gihugu cy'u Rwanda biyakuba kabiri. Icyo kintu kirumvikana neza. Kuri uyu munsi Bruce Melodie urugendo rwe rwo gukomeza yamamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga ndetse no kugenda, navuga ko ari gukorera amafaranga ara ku mugabane w'i Burayi kandi amafaranga menshi, kuko niba amaze gukora yarasohoye indirimbo yitwa Nyora, iyi ndirimbo igashorwamo amafaranga menshi, Bruce Melodie agahita yamara gusohora indirimbo akagenda agakora igitaramo muri Norvège mu mujyi wa Oslo, akajya muri Suède, akava muri Suède akajya mu Bubiligi, akava mu Bubiligi akagirire mu Bufaransa, akavirire mu Bufaransa akajya ahantu va mu Budage, akava ahantu va akaba yerekeje Paris. Nta yindi ndirimbo arakira hanze. Bivuze ngo ushobora gusanga amasezerano Bruce Melodie, kandi ibingibi akaba ari byo bintu nahamya neza 100%, amasezerano afitanye na label ya 155 AM ariyo gushora amafaranga bagakora korabo nziza cyangwa se bagakora indirimbo nziza ifite video nziza, audio nziza, igashorwamo amafaranga ahagije. Ubundi nyuma y'iyo ndirimbo Bruce Melodie agakora ibitaramo 10 cyangwa 7 bizahagaruza ya mafaranga. Niyo mpamvu uzasanga Bruce Melodie gukora indirimbo na Harmonize ntigire miliyoni views nta kintu bibwiye Coach Gael nk'umuyobozi wa 155 AM label Bruce Melodie abarizwamo. Ku munsi w'ejo umusibejo nibwo Bruce Melodie yapostinze agaragaza ko agiye kwerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa hariya mu mujyi wa Paris. Uwitwa Ben Puro aza kuza muri komenti agaragaza ko yishimiye ibikorwa bya Bruce Melodie ndetse anashyiraho anataginga indirimbo yitwa Samoya, agaragaza ko ari indirimbo yishimiye kandi akunda. Uyu Ben Puro ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane hariya mu gihugu cya Tanzania, kuko nujya kuri platform za Ben Puro uzasangaho indirimbo yitwa Phone. Ndavuga ugiye kuri YouTube channel y'umuhanzi yakoranye na Mr Easy, iyi ndirimbo imaze kurebwa n'abagera kubi miliyoni 25 n'ibihumbi 536. Nujyaho nanone uzasanga indirimbo yise Moya Machine, uzasanga ari indirimbo ifite views miliyoni 10 n'ibihumbi 419,682 yarayikinzwe n'abagera ku bihumbi 36. Ben Puro uzasanga yarakoranye indirimbo na Harmonize yitwa Why, indirimbo imaze kurebwa n'abagera kuri miliyoni 2 n'ibihumbi 59,98 yarayikinzwe n'abagera ku bihumbi 18. Ben Puro nanone ujye kuri YouTube channel ye usanga hariho indirimbo yitwa Muziki yakoranye na Darasa imaze kugira views miliyoni 20 n'ibihumbi 757 yarayikinzwe n'abagera ku bihumbi 98. Uyu Ben Puro ku rubuga rwa Instagram afite abafollowers bagera kuri miliyoni 4. Ni ukuvuga ngo ni izina rikomeye cyane mu muziki wa Tanzania. Iyo urebye nanone Ben Puro usanga umuziki yarawukoze ku rwego ruri hejuru nk'umuntu uri professionnel guhera mu mwaka wa 2011 ageza mu mwaka wa 2018, guhera 2019 kugeza kuri uyu munsi. Ben Puro yari umuhanzi nanone ukora ibihangano byiza, ariko ugasanga ibihangano yasohoye ntabwo byakirwa ku rwego ruri hejuru. Ben Puro kuraranganya amaso kwe araranganya amaso muri East Africa, agasanga umuhanzi uri hit uri gukora ibikorwa by'umuhanzi ugaragaza umuhanzi uri gukora ibikorwa bya kinyamwuga, agasanga ni Bruce Melodie, akumva ko akoranye na Bruce Melodie byaba ari ikintu cyakongera kikamugarura kuri hit. Puro iyo yitegereje abahanzi bano mu gihugu cy'u Rwanda asanga Bruce Melodie ari we muhanzi bakorana bikongera bikamugarura ku ruhando rw'abahanzi bakomeye muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange, kuko Bruce Melodie kuri uyu munsi ni umuhanzi uri gukora ibikorwa bigaragaza umuhanzi w'umwuga, koko umuhanzi ugaragaza ejo hazaza heza. Ben Puro yarasanga gukora na Bruce Melodie ari kimwe mu bintu byakongera bikamusubiza ku ruhando mpuzamahanga. Ben Puro aramutse akoranye indirimbo na Bruce Melodie ntabwo byaba ari ikintu kiza kuri Ben Puro gusa, ahubwo na Bruce Melodie umuhanzi uri kwamaza ibihangano bye ku ruhando mpuzamahanga byaba ari ikintu kiza. Rezami Bruce Melodie tariki 11 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2022 azaba ari hari Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, azakorera igitaramo kimwe mu bitaramo byiteguwe n'abantu batuye hari Paris. Rezami ndagushimiye wese mu kudukurikira, uratikiye hakiri kare kugira uzabashe kurya show ari Paris. Nyendi Olivier Fernandez, kandi subscribe kugira tujye dukomeza kubana. See you, we love you guys.